kuko turabagezaho byinshi bitandukanye. Iyo video nibaza kubona hariya muri hari uburyo celebration hari igoma byari bimeze, mudukurikirane muraza kumenya impamvu Tshisekedi adashobora kurasa hariya. Ibyo nabyo baraza kubikurikirana nabyo, impamvu atakora ikosa. Ibi rero abenshi ejo bari biteguye ko uko byagenda kose bishobora kugenda nkuko byagenze Rubaye. Ese mwaba muzi imirambo y'Abanyangola? Imirambo y'Abanyangola ngo ya special force yari yaje y'Abanyangola. Umva bamwe nta mazuru bari bafite, abandi gutya ni ibintu twe tutashyira hano, abandi nta rusasu rwavuze, kandi Abanyangola ngo bararenza, abandi hano yitwatrine ya hano ukabona umuntu nge narabibonye narabibonye mbona ni ibintu uzi noneho imirambo y'Abarundi ako ngo se Barundi ngo ararwaye cyane. No oya ararwaye ararembye, bashaka kuba bamuhaye oya ntagashobora, ameze nabi ngo se Barundi ngo ameze nabi, ameze nka uyu wamusimbuye uyu cyangwa yasimbuye nziza, kandi nawe niko byatangiye ari Treza Bati kabisa. Aka ntago ushobora kwica gusa Imana twe twifuriza abantu murengerabeho, ariko ibintu byabereye hariya ku kiwanja hano ntuza hano kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani ni isomo hamwe hahandi batangiye gufata imirambo bakayishyira mu mazu bagatangira kuyitwika kugira ngo bavuge ngo mama 23 kandi urumva u Rwanda rwo rusaba kuyitsinsura n'ukuyirandura. Si ukuvuga ko Amerika itazi ko FDLR iri muri Kongo, kandi baranabasize no ku rutonde rw'ibyihebe, kandi ifashwa na Antoine Felix Tshisekedi ntibabiyobewe, ariko kubw'inyungu Amerika ifite muri Kongo n'amasezerano bagiye bagirana, yirinda kuvuga kuri FDLR, sibyo, kugira ngo itababaza Tshisekedi bitewe na diro bafitanye ikomeye cyane. Icyambere cyo bamaze gukata imipaka, icyo ni icyambere, bamaze gukata imipaka. Buriya ujye ukunda gukurikirana ntihagire umuntu umvugiramo gake wumva tugenda aho hantu. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere kumeze neza cyane uri bose dukurikira umunsi ku munsi Rugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda TV, hose turahari kandi turahabaye cyane. Turagarutse mu makuru yacu, amakuru tubagezaho buri munsi, aho twibanda ku bivugwa hirya no hino mu bitangazamakuru cyangwa se tukareba bimeze bite ku bijyanye n'umutekano, politike ndetse na diplomasi. Ni Gakire Samu nakiriye mugenzi wanjye Mark Vaya. Umeze neza Mark? Samu ndaho na amahoro y'Imana, dusuze n'abadukurikiye kuri Inside Rwanda ndetse no ku Rugendo Online TV. Yego, turabasubuje, turanabakiriye cyane, tunabaha ikaze mu biganiro tugiye kuganiraho. Tugiye kwibana n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ejo turifurize hari abamama bose bagira umunsi mwiza kuri le 8 mars. Yego, le 8 mars. Abamama n'abantu bakomeye cyane. Ibi ngibi buriya umuntu haruguru bavuga ngo umuntu abimenya ngo sinamenye. Hari ukuntu uba ufite umubyeyi, yego, ntumenya agaciro ke ukakamenya atakiriho. Abantu bose badafite ababyeyi mukomere cyane, ndabizi neza ko hari injanganira na Kavuna buriya ngo abana b'imfubyi baba bafite umubyeyi wawe yapfuye ajya mu mumarayika uhora kugendaho akureberera. Kavuna ni umuhanga. Iyo umufite umubyeyi buriya cyane ababyeyi basenga, abantu bemera gusenga, amasengesho y'ababyeyi Imana urabumva cyane. Nimba ugifite umubyeyi umukunde,
umukunde umwiteho umushimishe uko ushoboye. Ndabizi ko ari ibintu bikomeye cyane kuko ejo rero igoma ariko iyi video wenda cameraman aze kwishyiramo yereka abantu aba batipe hano hantu bahahinduye i Burayi. Erega ni iwabo Barakubwira ati twebwe twitwa kina nguvu chama chetu. La contribution de la femme dans la reconstruction de la justice et la paix durable. Nord Kivu à Goma, célébré le 8 mars sous le signe de l'unité et l'engagement de la femme pour la justice et une paix durable. Ejo abadamu par les femmes intégrées dans l'armée et la police révolutionnaire de l'AFC M23, les participantes ont pris la direction du stade de l'unité de Goma, principal lieu de festivité. ibikwembe bikaba byiza bura mu Rwanda umuco wo kwambara ibitenge wagiye ucika. Wagiye ucika ariko mbere wabonaga ari byiza wabonaga ubu umukobwa asigaye ashyingirwa agatwara kamwe azajya kuzajya akenyera ari gukora turimo ariko kera wasangaga umuntu ari byo aguze gusa. Ariko ubu urebye niwo muco w'Abanyafrika. Ibitenge rwose. Oya hariya muri Kongo ho ibitenge muri ngaro byita liputa. Ni kuvuga ngo wava hariya ukagera za Kinshasa hehe igitenge ni umuco. Ubundi uzarebe n'abazungu iyo baje ukabona no muri made in Rwanda zacu bakunda kuzigura kubera turiya tuntu tw'ibitenge biba birimo. Ni umuco w'Abanyafrika. Udukapu two mu bitenge, udutako. Yego. Iyo bimeze kuriya uwo muco ukagenda utakara w'ibyo ngibyo uvuze kuba nta kintu cy'Ubunyafrika kiri kugaragara aricyo cyatira bari abazungu kuza muri Afrika. Ugera se mu Rwanda ntago twari tubigeze kure. Buriya kintu bita made in Rwanda. Yego. Rwose urabona ko nyuma yuko caguwa ziciwe made in Rwanda yaraje abantu bambara amashati meza amazu adoda rwose ariyongera akora ama design meza. Tubona abantu baberewe kandi biriya bintu biranatubera Abanyafrika. Yego. Ni ibyacu byari bimeze neza cyane rero ejo abantu bose ejo bawizihije ubwo n'ababyeyi badukurikira rwose mwumve ko natwe hano ku Rugendo Online ndetse no kuri Inside Rwanda TV tubifurije kugira umunsi mwiza. Rero tugiye kwinjira mu biganiro byacu ariko turaza kureba nyuma abantu bibuke ko ejo hari ku cyumweru kwa gatandatu hari nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari ijambo yagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Ryari ijambo ryibanda cyane rigaruka ku bijyanye n'umutekano ariko rigatunga agatoki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugaragaza nk'aho ishyigikiye ariko si nk'aho ahubwo buri munsi igaragaza ko ishyigikiye FDLR haba mu buryo bwa politiki ndetse no mu buryo bwa gisirikare. Yego, kuyifasha mu buryo bushoboka bwose. Ni ukuvuga ngo ntabwo noneho si no gufasha gusa ahubwo barakorana. Gusa n'abadukurikiye baze kumenya ko intambara ubu ngubu iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yamaze kwihindura ikindi kintu. Abadukurikiye bo ntibakureho urushinge kuko turabagezaho byinshi bitandukanye. Iyo video nibaza kubona hariya hari uburyo celebration hari igoma byari bimeze mudukurikirane muraza kumenya impamvu Tshisekedi adashobora kurasa hariya. Ibyo nabyo baraza kubikurikirana nabyo impamvu atakora ikosa. Ibi rero abenshi ejo bari biteguye ko uko byagenda kose bishobora kugenda nkuko byagenze Rubaye. Wakamenye se ko ahubwo nabonye umwe mu n'umusenateri wa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asaba we yavuze ati ngewe bamwita Steve Bikayi yasabye Tshisekedi gutera u Rwanda
ku mugaragaro okay, aravuze ngo we yavuze ngo ibi bintu byose murimo nta kintu na kimwe bizakemura. Ikintu cyaba cyiza ni uko mwatwatera u Rwanda. Igitero ngo nicyo gisubizo cyonye, igitero ku Rwanda ngo nicyo gisubizo kizazana amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo rero ibi rero ariko atansiyo ngiye nk'amagambo nk'ayo umunyepolitike mujye muyatindaho. Nta muntu w'umunyepolitike nk'uyu upfa kuvuga gusa. Yego. Nimba turi kubona abantu nka Bajarika Habyarimana yego bari kujya hariya kubona na Tshisekedi, twagiye tubona n'abandi bagiye batandukanye, Bakayumba bagiye bajyayo, bande bose bagiye bajyayo. Yego. FDLR imigambi yayo abantu barayizi. Yego. Igezaho ihindura izina. Ni gute ushobora kumva uyu munyepolitike avuze ko Tshisekedi agomba gutera u Rwanda, wowe ukicara ukumva ko Jatsi ari ukwivugira gusa? Ibi ni ibintu byagiye bitegurwa mbere, n'ubu biri gutegurwa, nubwo byagiye biburizwamo n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Urebye Tshisekedi we kuri icyo wari ukomojeho, abantu buriya baba badukurikirana bajye bamenya yuko twebwe nk'ejo hari ikiganiro natanze, si n'ikiganiro, ni communique yari isohotse, ariko buri teke iyo ubundi twebwe dukunda kubona ibintu bije ariko bitari byagera ahandi tugita turekura, kuko twe hari aho tuba twinjira tukabona ibintu kare. Byakomye abantu, nabonye icyo kiganiro cyaranakurikiranywe cyane, bikoma abantu ariko barimo nkaza bari abantu nyine ibigarasha byinshi cyane, bavuga ngo hari nabonye muri comment ngo bari Katanga, ndavuga ngo yoza Katanga talandenge uzokoma ndenge uzoloba, yoza Katanga ya wapi, yoza Katanga ya wapi? Mutumoko atindela kie message yoza na Katanga te, yoza FDLR, Holanda. Mutu mususu undi muntu arongera asubiza muri komenti, biloko wana inside Rwanda zoloba ibintu inside Rwanda bitangaje biso wana Katanga tomoni yango poto vandawa tozali yawa twe turahari koko iryo tangazo murivuze, kuko twabonye yuko uwo mutwe koko utari gushaka ko Antoine Felix Tshisekedi ahindura constitution, itegeko nshinga. Rya tegeko nshinga rari gushaka guhindura ari ryo uriya musenateri Jimmy Rich muri Leta z'Ubumwe za Amerika yabwiye Tshisekedi arimo aratakamba amubwira ngo turakwinginze udufashe, mufashe nkanjye President de la République démocratique du Congo, kugira ngo itegeko nshinga rihinduke. Noneho ibyo nagombaga gukora sinabikoze, nahugiye mu ntambara, none mwambabariye mukamfasha tugahindura itegeko nshinga. Bigezeho bijya muri deal, bamubwira ati turaguhuza na Trump, ati twaguhuza na Trump. Ibyo byose ni amafaranga, ariko abanyekongo kuko buriya bafite demokarasi yabo idasanzwe, ririya tegeko nshinga na Joseph Kabila naba yararihinduye muri kiriya gihe, ariko ntibyakunze. Bishatse yego bayimuha, yego bayimuha, banarihindura, ako se mukurihindura arumva afite atentative yo kuba yatera u Rwanda, nicyo ashaka guhindura itegeko nshinga. Ahubwo ikibazo kiriho ni iki ngiki, mujye mwibuka igihe kimwe Laurent Désiré Kabila kubwa Bill Clinton, hari ministre w'ububanyi n'amahanga uriya mugore yahamagaye, yegeze ahamagara Laurent Désiré Kabila, hari ibyo yamubwiraga. Laurent Désiré Kabila aramubwira ngo ni gute umuntu w'umugore mu muco wacu wa Afurika nta mugore uhamagara umugabo, antake ngiye nka president. Arangije afata kombine ayikubita hasi gutya. Umugore yaramusubije, uwo ministre yaramubwiye ngo iyi manda ya Bill Clinton arajya gutorwa utakiri president. Tujye dukurikira ntituke tuvuga ibintu gutya, arajya gutorwa wowe utakiri president.
yego ku bantu rero bakurikiye speech yo kwa gatandatu nako perezida wa repubulika yagejeje ku badiplomate hari hibanzemo kongera kugaruka ahavuga ati Amerika nibyo yahaye ingabo z'u Rwanda ndetse n'abasirikari bakuru bane ibihano ariko yagendeye ku ruhande rumwe yirengagije FDLR iri hariya yego yavuye mu Rwanda ikoze jenoside yakorewe abatutsi iyo FDLR iri hariya ifashwa na leta ya Kongo yego ibi bintu rero nyuma yo kubivuga Tshisekedi ari kotswa igitutu n'abantu bose bamubwira ati uko byagenda kose nta na rimwe ibintu ushaka bizakunda mu gihe FDLR ikiri hariya yego nukurandura FDLR ahubwo bimwe mu bintu ngiye mpora nibaza ese iyi FDLR koko Tshisekedi nubwo ashobora kwemera kuyirandura byashoboka kankubwira impamvu bitashoboka n'impamvu Amerika itajya yinjira mu kibazo cya ngo iyi FDLR kandi u Rwanda rwo rusaba kuyitsintsura n'ukuyirandura si ukuvuga ko Amerika itazi ko FDLR iri muri Kongo kandi baranabasize no ku rutonde rw'ibyihebe kandi ifashwa na Antoine Felix Tshisekedi ntibabiyobewe ariko kubw'inyungu Amerika ifite muri Kongo n'amasezerano bagiye bagirana yirinda kuvuga kuri FDLR sibyo kugira ngo itababaza Tshisekedi bitewe na diro bafitanye ikomeye cyane icyambere cyo bamaze gukata imipaka icyo ni icyambere bamaze gukata imipaka buriya ujye ukunda gukurikirana ntihagire umuntu umvugiramo gake wumva tugenda aho hantu General Sultani Makenga iyo ari kuvuga cyangwa n'abandi bayobozi bo muri M23 aravuga ukumva aravuze ngo bariya abantu ba Kinshasa bariya abantu bahehe ba Kinshasa kuvuga ngo mu masezerano bagiranye hari Washington DC hari uko M23 bamaze kuyihereza ubutaka bwayo nkuko Israel nayo iri gushaka ubutaka bwayo sinzi niba icyo kintu iri kucyumva bo bamaze kubagabanya ahabo barahazi babwira Tshisekedi ngo wowe rero nukomeza kujya utera bariya abantu muri eneyo yabo mwumvikanye wabahaye nabo hari igihe bashobora kugutera ndetse bagafata naho waruri bikasaba negociation yuko bitunyuraho kugira ngo basubire inyuma urugero rwa mbere twarabibonye Uvira bagifata Uvira kuko bitari mu masezerano y'ubutaka bwabo ya gakondo yabo barababwiye ati aho hantu mwakoze ikosa koko barabyumvise barayirekura barabererekera bajya muri eneyo yabo n'ubundi babagabaho ibitero bya bitero n'ubundi nabo babagabaho ibindi baragenda batera imbaga iwabo nyine nuko nguko bimeze bishatse kuvuga ngo iki Amerika bino birombe bya Rubaye ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine babiha Tshisekedi yabyemereye Amerika sibyo kuko ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 nayo aravuga ati twebwe nta kibazo dufite iyo abatwari tubonye abapartenere abafatanyabikorwa bafite ubwenge bafite gahunda bakabe bari muri ibi birombe bakabibyaza umusaruro natwe bikatugira umusaruro tukabacungira umutekano imihanda n'amavuriro abana bakiga barimo bagahembwa muri eneyo turimo urumva icyo kintu ntago M23 yegeze ireklama icyo kintu ariko FDLR iri guhindura izina FCR siko yahindutse bakuyeho FDLR kuko bazi yuko ariyo yasize ikoze ishyano jenoside yakorewe abatutsi 1994 bayishyiraho FCR noneho bahita bafata Jean-Luc Habyarimana baba mugize umuyobozi bafata n'abandi turi kugenda tureba mu majurnal atandukanye kugira ngo babashe kugira ijambo turi kugendana ibyo rero Amerika irabizi neza 100% ko FDLR irahari ni ikibazo ku Rwanda ahubwo Tshisekedi we yahinduye urugamba avuga ati reka twifatikanye n'ubundi twifatikanye turwane iyo gupfa
ariko rero ntago biri buze gukunda kuko u Rwanda rurakomeza rushyiraho ubwirinzi bwarwo. u Rwanda rakomeza gushyiraho ubwirinzi. Nabonye Olivier Nduhungirehe yakomeje kwihanangiriza Jarike Habyarimana. Abakurikira social media babibonye, amwibutsa ko ibyo ari gushaka kongera gusubira mu mateka mabi. Yego. Araho nta muntu wese n'umwe ushobora kwifatanya na FDLR. Yego. ngo u Rwanda rumureberere. Oya. Uburyo bwose waba uri kopoza, uburyo bwose waba uri wagiye ku ruhande, buriya iyo wifatanyije na FDLR ubukoze ikintu bita uba wisize icyasha. Ubundi uretse naho ngaho bajya bavuga ngo ubundi akanyamasyo urakabona. Ubundi akanyamasyo nta muntu ujya ukora mu kibuno cy'akanyamasyo, kaba kameze nk'agafite sizo. Iyo ukozemo rusigaramo urutoki. Uzumva umukongo barakubwire ngo usipime kugusa mu matako ya Kobe. Wabyumvise? Jarike Habyarimana oparava mbere. Kuko ibya ameze Jarike Habyarimana ubundi ameze nk'aba bana base bakoze genocide barahunga, ariko abo bana ntaho bahunga. Icyaha bari gatozi. Sibyo? Ntago u Rwanda rwegeze rumenasa Jarike. Iyo utagendera muri izo ideology, buriya udafite ingengabitekerezo, ntirwigeze rumenasa Jarike Habyarimana. Niyo agishaka yagombaga yatembera mu Rwanda akongera agasohoka nta kibazo. Urugero rwiza ruhari. Yego. Nk'ubu Omega. Yego. General Omega. Abana be bari mu Rwanda bahawe amaburuse bishyurirwa na leta, bamwe biga hanze baragaruka. Ubu n'abanyarwanda bubaka igihugu neza. Urwo n'urugero rwiza. Banashishikarije se gutaha. Yego. Ariko papa we ngo azazamo, ngo nta mututsi n'umwe ukiri mu Rwanda. Yego. Ko yavuze. Yego. Afande James Kabarebe yaramubwiye ati urwo Rwanda rwo ntarwo zageramo, nta ruhari. Nimba ari urwo wifuza kuzamo, urwo ntarwo zarugeramo rwose, ubwo uzagwiyo hirya mu mashyamba. Yego. Ibyo bintu rero urabona uyu Jarike wabonye ko basigaye bakora ibiganiro. Yego. Nabonye barafunguye agacano. Bafunguye agacano basigaye, ariko ibiganiro byose bari gukora bari kweza se. Yego. Bari kweza Habyarimana. Yego. Berekana ukuntu ngo yari umuntu mwiza. Just ibyo ni ibintu abantu benshi bagiye babibona. Nabonye na Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda. Yego. Dr Bizimana byamaganira ko avuga ati ibi bintu mwibeshya mwigoreka amateka. Nukugoreka amateka. Reka amateka y'u Rwanda arazwa arahari. Yego. Umuntu wese ushaka gushaka harahari. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni ibintu byanditse, hari fact. Uramutse ubwiye umuntu ngo jenoside yakorewe Abatutsi yarabaye mu Rwanda, Yego. ntabwo ari ibintu byanditse mu bitabo ngo yarabaye. Dufite inzibutso, dufite ibimenyetso. ujyayo ugasura. Yego. Abenshi mu banyamahanga murabizi bageze mu Rwanda inshuro nyinshi, hari igihe aza atari no kubyumva cyangwa atanabyemera. Yego. Ariko abenshi basubirayo. Uzarebe njyewe mbere najyaga nkunda ngikora mu itangazamakuru rya Showbiz. Hari igihe twafitaga gufata nk'aba basitari baza mu Rwanda bakomeye. Ariko yavaga ku rwibutso rwa Gisozi, ubona mbese mu mutwe we yabaye depasse. Ibintu abonye avuga ati ibintu mbonye uko nabyumvaga. Yego. Bitandukanye n'uburyo mbibonye. Yego. Amateka y'u Rwanda ntabwo ushaka kuyagurika. Ibi bintu nibyo bahora batubwira ngo tujye tugira duhangana n'abo dukoresheje social media. Yego. Izi social media zacu turazikoresha zikatubyara amafaranga, ariko nanone tugomba kujya tuzikoresha. Yego. No kurinda ikibi tunyomoza. Yes. Gute wagoreka amateka y'u Rwanda duhari turi mu Rwanda, wowe uri kubivugira mu mashyamba cyangwa uri Burayi cyangwa uri muri Amerika, urabivuga nkandi. Sam, buriya
ibi bintu bya FDLR ni ibintu bimeze nka kwa kundi igisambo gishobora kukwiba cyamara kukwiba ukajya kukirega kikakubwira ibyo kibye wamara kumva ingano y'ibintu gifite ukavuga ati iki gisambo ni icyera turi kugendana bishatse kuvuga ngo rero aya mateka yabaye mu Rwanda Amerika irayazi cyane ko n'ibyogajuru byabo byari mu kirere biyareba uwo bishobora gupointa uyu n'uyu wakoze jenoside yakorewe abatutsi direct baba bizi ariko ukibaza ukuntu ajya hariya ikibabaza nuko Antoine Felix Tshisekedi atabona yuko bari kumushuka uburyo bari kumushuka nubuze ntago bari kumushuka umuzungu hariya ariko arishakira ibuye yes kuba yakirengagiza amateka y'u Rwanda kuba yayagoreka kuba yapfobya jenoside azirongazi Tshisekedi ari kumuha ibyo yamwemereye ibi ni ibintu umuntu wese ari kubona kandi Tshisekedi yanze gutangaza no kubwira abaturage mu gihugu imbere ko mama 23 yamaze kubona ahantu habo ibyo ngibyo yanze kubitangaza kubera iriya manda ategereje kandi ahora abwira abaturage ngo nuzarore Goma no impamvu Goma mwabonye ejo le 8 mars bameze neza bari kwerekana n'ibikorwa remezo bamaze kugeraho ariko abenshi bari bategereje ko hari drone yaza kurasa hari Goma impamvu ni iyi iki kirere cya Goma gifite ubwirinzi buri hejuru cyane oya ni ibice byinshi bafashe sinagoma gusa kuko izi ndege mubona amadrone ya Tshisekedi yaguze ntaga babuze kuza kurasa Goma azikariho bana ese mwaba muzi imirambo y'abanyangola imirambo y'abanyangola ngo ya special force yari yaje y'abanyangola umva bamwe nta mazuru bari bafite abandi gutya ni ibintu twe tutashyira hano abandi nta rusasu rwavuze kandi abanyangora ngo bararenze abandi hano yipoatrine ya hano ukabona umuntu nge narabibonye narabibonye mbona ni ibintu uzi noneho imirambo y'abarundi ako ngo se barundi ngo ararwaye cyane no oya ararwaye ararembye bashaka kuba bamuhaye oya ntagashobora ameze nabi ngo se barundi ngo ameze nabi ameze nka uyu wamusimbuye uyu cyangwa yasimbuye nziza kandi nawe niko byatangiye ari Treza Bati kabisa aka ntago ushobora kwica gusa Imana twe twifuriza abantu murengerabeho ariko ibintu byabereye hariya ku kiwanja hano ntuza hano kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani ni isomo hamwe hahandi batangiye gufata imirambo bakayishyira mu mazu bagatangira kuyitwika kugira ngo bavuge ngo mama 23 Joel Lorenzo yaragiye abwira Tshisekedi aramubwira ati rero njyewe babonye ibyababayeho sa reka nguhe special force reka nta muntu iyo mpamvu ubona abapereza bose b'ibihugu bituye hano hafi batajya bava kwizima ryo kohereza ingabo muri Kongo ari Tanzania irabikora rwihishwa ari aba South Africa baracyabohereza rwihishwa njyewe nararebaga nyine kuri ako ka video ukumva umusiba buri abakongomani bararwana ariko ubona bitabarimo ukumva uravuze ngo tala wayazalaki na regime na biso miso ezate ngo yarari muri regime yacu sinzi mu kinyarwanda ngo ariko ngo dore ngo nta maso afite wayazalaki na regime na biso tala mino ezate oyazalaki regime na biso maboko ezate batu nani babumaki batu na biso boy ni bande bakoze ibi bintu bamwe bakajya bavuga ngo waneza force niko bavuga oyezalaki force speciale ya RDF bo bakumva nyine bahita bumva ko ari abanyarwanda uri kumva buri gihe bakwiswe n'inkubu bundi bahita bavuga ngo RDF talandenge mutu na biso makolo ezatere buryo umuntu wacu nta maguru afite
tala ndenge mutu na biso mutu eza te siko we azalaki nani totala bamikanda naye uyu muntu yari uwacu nta mutwe afite babakozemo akazi noneho bariya bo muri nuza bo muri ira special force yo muri Angola ndugu yangu ira special force ariko ubundi ubwo ngo yari yaje mu biki ngo yari yaje ngo noneho ngo ibyananiye abazungu ibyananiye abarundi ibyananiye FDL noneho wasubira inyuma gusa byateye isoni mbane no kwibaza aba bantu barwanira iki ko nta nakantu na santimetero nimwe izi mbaraga zose zindege zose buri gihe mpora mbyibaza namwe mujye mumbwira Tshisekedi buri munsi arahuruza akagura indege ibihugu bikaza kumufasha nta munsi n'umwe kerekayo M23 yo ivuye igasubira inyuma kandi abantu benshi ntibari bazi impamvu M23 ngo M23 ntigati ngo ihora mu mpapuro irwanite ngo ihora mu mpapuro ngo kandi ngo yasubiye inyuma benshi bari bataramenya ngo kuki isubira inyuma mwabantu mwe rero iyo mama 23 isubiye inyuma yisubiye inyuma nayo iba yarengereye si ukurengera ahubwo iba yabakubise kabegezayo kugira yirwaneho nabonye ari bya indi bavuga ngo pour mieux sauter il faut reculer kugira usimbuke neza usubanza gusubiraho inyuma buriya narabirebye neza kuko iyo basubiye inyuma sasa ikiba kigiye gukurikira jewe nk'umunyamakuru kuri Inside Rwanda TV no ku Rugendo Online TV ngiye muri ibi bihe ngiye gusohoka muri studio noneho nigire kuri tere kuri Eneyo ngende mpure na ba Byamungu tujya tuganira muri kubyumva gutya duhure n'abandi bayobozi bandi bakoma ku rugamba apana hano muri studio nidushake tujye tubishyira hoya tugiye kujya kuri tere muzigiye kutubona turababwira ibintu mwabantu mwereka mbabwire kugeza isa turi kuvugana mama 23 sukubeshya iyo yakubiswe turabivuga iyo bayikozemo turabivuga niyo nahiri kugera ibi barayikubita igahita ijya mu mpapuro yo rero ziriya tangira kwandika tukabivuga mukajye muvuga rero twebwe ntago tuba tubugamenye ntago fara nta fanatism urumva nta fanatism nk'ubu se wambwira ngo nk'uwo senateri nk'uwo depite uvuze ugiriye inama ibi rero bimeze nka bya bindi bicaye abagenerale baraterana babwira Tshisekedi ati rero ubwo baye president na FDLR bose bateranye bari mu rugwiro bumva bishimye ati buri cyiza nuko watera u Rwanda byadushimisha ukazamura ibendera ryo muri Kongo ukaritwara hari Kigali rikazamuka ibyamubaye ubwira inzu zarimize gusa ikintu ahantu byapfiriye rero sibyo ahantu byapfiriye ni nka kwa kuno umukinnyi abageze ku izamu akajya gutsinda kikajya hanze buriya hariya niho FDLR yakomeye mu nkokora kongera rero kuzamura ibindi bintu byinshi Tshisekedi ikintu kiriho nabwiza abaturage biwe ukuri ababwira ibyavugiwe mu nama n'ibyasinywe mu mpapuro impamvu mu mama 23 iri gusubira mu mpapuro iri kumwibutsa ati nuko ariko sa turagusanga naho ngahuri nuko ariko sa turagusanga ahuri kuko twahacu twamaze kugira pereka nkubwiza ukuri ntago mama 23 izigera itakaza santimetero n'ingi ku butaka bwayo yafashe ntabwo izabitakaza kandi gahunda yayo yo irakomeje kuko buri abantu bashyira mu nyurabwenge neza mu byibuke ko ikatanga bivuga ko Joseph Kabila ashobora kuba yatangije umutwe ubwo urumva kandi Joseph Kabila na M23 ni gutya n'abashego ubwo urabyumva rero ko bagiye gutangiramo hagati bakubite bigene neza asansana reka ngushimire maka murakoze cyane Imana ibaha umugisha.